ngo mbwire uwo muntu n'abandi bose bagiye bandika ubundi kurota urira mu cyongereza yitwa ngo ni inner spirit speaks. Ubwo ni nka inner spirit speaks, ni nk'umwuka roho yawe y'imbere iri kuvuga, iri kurira n'imvugo ituruka mu imbere mu mwuka akaba bigaragaza. Inner spirit speaks nuvuga ngo ni uburyo bw'imvugo z'amarangamutima ziturutse imbere bikagaragarira inyuma. Unashobora kurira ukabona ko hari ama emotion, hari ubabaro, bega umuntu ni nk'uko uba wabuze icyo mu byakubayeho, wabuze kusobanura bivuga bikakurenga, noneho amarira yo agasohoka. Burya niyo amarira asohotse mu muntu watangiye koroherwa, araruhuka kumva amerewe neza. Iyo ariza rukundo gusa umva ngo amarira ni ikimenyetso cy'imvugo iva mu muntu imbere bitewe n'umubabaro, amarangamutima cy'agahinda. So rero kurota urira byo hari nk'ibyago byinshi bitandukanye. Indi bikubwira ko hariho umuntu wawe wabugufi wizeraga urimo ugutega ikintu kitari cyiza namba, ashaka kuzagwa mu mutego yagutetse. Anyumva neza? Umuntu wa hafi wizeraga, w'inshuti yawe toujours wizeraga cyane, arimo gutega umutego, agucukurira umwobo kugira ngo uzagwe mu kintu utazi icyo ari cyo. Kurota urira birakanyagwa pe, ndumva atari byiza. Kandi abahari rwose no kuvuga ngo hariho umuntu wawe wabugufi wa hafi wizeraga urimo gupangira ikintu kitari cyiza kizakugwishamo, abyita kugutamo, ku buryo uburi bisobanura avuga ati ariko rero niba kanaka tuzi n'ubushuti bwe. Ariko rero buriya mushumba nk'uko wari ubivuze, ikintu cyajemo inshuti biragoye kukigobotora, kabone n'ubwo cyaba ari ikinyoma. Urakoze cyane kubira. Njye no bajyaje mu gushanga iriya modoka irakubiye. Umuntu aguha agahinda gakubiye kabisa. Kandi wa wundi wizeye washyize hafi yawe niho gukubira agahinda. Agahinda gakubiye. Yagukubiye ibyiza akagukubira ku gahinda. Agahinda gakubira kumva ariko akagukubira agahinda. Akadakubiye ni icyago, ngayibaza agakubiye. Urabyumva ariko? Ndabyumva. Reka twihanganisha abantu bahuye n'agahinda gakubiye. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana, mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite, ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utire ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse. Ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera kubakira amateka. Naho rero hafi gusobanura amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen.
turabasuje mwese mwebwe mwese mwahisemo ubumwe bw'abera ministries aho amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Iyo bumaze guhinduka nawe uhindura ubw'abandi. Niko bimeze rero, turagarutse dushimira abantu mwese muri kudufasha kwishyura mituweli. Turenda gusoza gukorotira iki gikorwa mushumba kuko amatariki twihaye ntabwo ari twihaye ahubwo nayo bigomba gusorezwaho n'ubundi turende kwegera nyine, ariko abantu bakomeze bakore, turabashimira. Yego, tugeze ku 320 hafi na 300. Dushimiye umudamu icyo gikorwa yacyumvise ari mu rugendo. yego, arangije aca ku muntu umwe wari uri mu Rwanda yatwoherereza. Umudamu akaba atuye Kagugu, yabimbweje ageze i Kigali kari wabikoze. Turamushimiye cyane kandi aranambwira ngo arakomeje mpaka tugeze ku muhigo kuko gufasha ari ibintu bisanzwe. Dushimiye abo bose rero twagiye tuvuga. Hanyuma nongera gusaba nkivuga ibi ngibi, hari umudamu uri muri South Africa nawe wakoze kiriya gikorwa, anadufasha gushakira ibikoresho by'ubuzima wa mudamu. Ndamusabye niba acyumva ikiganiro aze kumamagara ko nagize ikibazo. Jeri naciye mu bibazo bikomeye kino cyumweru. Yego, narabimenye wararwaye, amatelefone yawe yahuye n'ibibazo. Ubwo ndatekereza ko contact hari izo udafite. Noneho hari n'abanyandikiye bifuza ko mbasubiza. Yego, ibintu bigenda ntabashubije. Bakagira nagira ngo nyine ubasobanurire bari kugira ngo nubwira se cyangwa habayemo ikindi kibazo. Gukira impanuka ebyiri mu gihe kimwe, mu munsi umwe kandi ahantu hato muri metero tarenze 400. Ako satani uriya munsi yari yagushegeye, telefone zirapfa, umunsi n'ibindi birangirika, njya kwa muganga nterwa ishinge. None ariko nari maze bisi gukora deliverance abantu benshi. Imana yarakoze kukuzigama no kuri turayishimira. Hanyuma rero ndagira ngo nisegure ku bavandimwe cyane cyane uwo mudamu n'ifite gahunda y'amasengesho. Angiriye neza ko nimero ye nayibuze. Yampamagara ntabwo ari ugusuzugura, n'abandi bose banyandikiye simbasubize, nta message ngifite, byarangoye. Abakunda umwe bw'abera ministries ntabwo turagira ngo kutwirengagiza. N'ubundi zo telefone ariko zapfiriye rimwe imwe nyizanye biranga bikakorya n'igihe byaratuvangiye muri make. So ndisegura ku muntu wese wanyandikiye nka ntaramushubije, nta message ngifite, mugireho umugisha bongere banyandikire tuvugane. Yego, turabashimiye cyane rero mushumba. Uyu munsi uranyemerera ngaruke ku nzozi kuko abakunzi bacu nibyo bahisemo kugira ngo tubaganirizeho. Ndibanda rero ku bibazo bamwe mu batwandikiye bagiye babaza. Urumva ni message zagiye nyinshi, hari zo nabonye muri office, ku mashini zo muri office nizo nifashishije. Urabizi ko nayo wabaga ufite telefone, hari zo wajya gunyohereza uti reba uzazisomere hamwe urebe ibyo wakuramo. Mushumba rero nkuko dusanzwe dufasha abantu Imana ibikunyujijemo ku nzozi, abantu benshi barandika. Nukuri abo tutarageraho suko tutazibona, ahubwo ni umwanya wo kugira ngo tubikurikize neza muri gahunda. Rero tureba izabajijwe n'abantu benshi, hari zo mushumba asubiriza online, ariko bitaba zibaye abantu benshi ni ukugira ngo dukore ikiganiro n'undi ufite icyo kibazo gisubirizwe rimwe. Mushumba rero nyemerere, hari umukunzi wacu uri mu gihugu cy'abaturanyi yaratubajije ati muzambabarire mumbwire inzozi nifuza kuko zigaruka kenshi muri njyewe. Hari abo bagiye babihuza, baravuga bati se kurota urira bisobanura iki? Ese bibaho bimeze gute? Kuki bigaruka muri njyewe buri gihe? Ndakwakire mushumba. Urakoze cyane, Imana ibahamusha kandi data twese dushyigikira ibyo turimo tuganira. Ndagira ngo mbwire uwo muntu n'abandi bose bagiye bandika. Ubundi kurota urira mu cyongereza yitwa ngo ni inner spirit speaks. Ubwo ni nka inner spirit speaks, ni nk'umwuka roho yawe y'imbere iri kuvuga. Iri kurira ni imvugo ituruka mu imbere, mu mwuka akaba bigaragaza. Inner spirit speaks uvuga ngo ni uburyo bw'imvugo z'amarangamutima ziturutse imbere bikagaragarira inyuma. Unashobora kurira ukabona ko hari ama emotion, hari ubabaro. Umuntu ni nk'uko uba wabuze icyo mu byakubayeho, wabuze ikusobanura, bivuga bikakurenga, noneho amarira yo agasohoka. Burya niyo amarira asohotse mu muntu watangiye koroherwa.
araruhuka akumva amerewe neza. Iyo ariza rukundo gusa umva ngo amarira ni ikimenyetso cy'imvugo iva mu muntu imbere bitewe n'umubabaro, amarangamutima cy'agahinda. So rero kuroturira byo hari nk'ibyago byinshi bitandukanye. Iyo usomye Abami ba kabiri bice 25 na 6 bazagira basome, hari umwami Shafati wagiye mu rusengero ajya kurira avuga ati Mana ni igihe kitugoye ntacyo twashobora. Wareba muri Yohana bice 11:23 ngo Yesu ararira. Yesu ararira kuko abantu batizeye ko ashobora kuzura uwapfuye. Cyagera zo rero apfuye ukajya mu byahishuwe ngo izahanagura amarira yacu yose ku maso. So rero nuvuga ngo amarira ubwayo agaragaza ibyago, imibabaro, urupfu, agahinda n'ibintu bitari byiza. Rimwe na rimwe amarira y'umunezero uzasanga afite ukuntu aza bitandukanye nibi, ariko turavuga mu nzozi. Ni mu nzozi nta muntu y'ibyishimo bituvuga ni mu nzozi. Nuvuga ngo akenshi ni ikimenyetso cy'ibyago, imibabaro, urupfu, agahinda n'ibihe bitari byiza bigutegereje. Icyo bisobanura ubundi kurota urira. Ntabwo tuye ko n'abantu barizwa n'ibyishimo, tuye ko n'abantu barizwa nuko bafashijwe, tuye nuko hari abantu barizwa nuko babonye bashakaga. Aha turavuga kurota urira. No kuvuga ngo ni ibyago, imibabaro, na gahinda, ko buryo umubabaro n'agahinda biratandukanye. Yego. Noneho hakaba no gupfusha ndetse n'ibintu bitari byiza birimo biza imbere yawe yuroturira. Niba rero urota uri kurira bisobanura ngo ugiye kwinjira mu gihe cy'agahinda n'imibabaro, cyangwa se iwawe mu rugo hagiye kubikiriyo cyo gupfusha. Gasana. Uwo ni umuntu uri mu rota arira. Kuko buriya kurira ngo twesobanuye n'amarira, mvuga ngo iyo urosurira nicyo kintu gisobanura no kuba wabona n'ibyago, gusobanura ko ugiye kugira kwinjira mu gihe cy'agahinda n'umubabaro. Noneho ngira ngo mamaring ni ikiriyo n'ubundi no kurira no gupfusha. Iyo ubonye undi muntu ari marira atari wowe mu nzozi, menya ko ikigiye kubaho niki. Ugiye kuzinjira mu rubanza utateganyaga, cyangwa abantu bagushinja ibintu by'ibinyoma utigeze ukora, baguharabike, bakujajinge, baguhimbira ibyo utakoze, bakwita indaya ntawaryamanye nawe, bakwita umurozi nta muntu wishe, bakwita umujura ntawe wibye. Muri make urugamba bagushyiraho urugamba rw'amagambo yayandi wumva ubura n'inzira, ariko hanini ndetse no kugira ngo babe banagushinja ikintu. Hari kuba umuntu yakujajinga. Burya kujajinga it's not ntabwo bagukonda nko gukeka, ariko nyuma bati oya nge ndabizi ndishuwa mfite ibimenyetso, niba munahakana dore nguyu anahagaze na kandi bakubeshyera icyaha kikaguha mape. Ubonye undi muntu ari marira, na marira y'umubabaro, kwitwa icyo utari cyo, kuvuga icyo utari cyo, bikaba byagutera ugahora n'ikibazo. Nagira ngo dukomeze dusobanura inzozi kubereza nyuma. Yego. No kubura no gutakaza no kwicuza ko utakaje ikintu. Ikindi cya kabiri kigaragaza ko kurira nanone ari wa muntu ubonye arira ku ruhande, ni ugutakaza no kubura ikintu cy'agaciro cyangwa umuntu w'agaciro wari ufite mu buzima bwawe. Agaciro, ikintu cy'agaciro wari ufite, n'umuntu w'agaciro wari ufite mu buzima bwawe. Tuvuge mu buzima wari ufite umuntu ugufasha, ukwitaho, ugukunda. Iyo urize rero gutyo ukabona umuntu ari imbere yawe, menya ko ari ikimenyetso cy'uko amavuta akandagira amateka. Ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4:2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana, mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite, ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni
ariyishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na ya nzira na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye nicyo Imana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero havuye ubusobanuro amavuta akandagira amateka. Ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita ibisuzuguye ibyo Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Ugiye kubura umuntu w'agaciro mu buzima bwawe. Burya hari umuntu waguha amafaranga nta gaciro aguha, ariko hariho ya nshuti y'umukene, ariko izi imibabaro yawe. Harya Jerry tuganira byuka ngo inshuti ni iki? Sinavuga ngo inshuti niguha umwanya uwukeneye, siguha umwanya ariko ubonye. Rero uvuga ngo iki gihe utangiye kubona umuntu hari marira, ni ikimenyetso cyerekana yuko ugiye gutakaza umuntu w'agaciro mu buzima. Yapfa bamuguteranyaho ukabona umuntu arakuretse, ku buryo umubano wanyu uhungabana rwose. Noneho ukaba ugiye no kubura ikintu cy'agaciro muri wowe. Hari umuntu w'agaciro cyangwa ikintu cy'agaciro. Burya umwana ni agaciro, umugabo ni agaciro, umugore n'iby'akazi n'imirimo n'ibyo wakoraga, akamodoka wacungiragaho kakaba karagonze bwa buzima. So rero nicyo bisobanura. Ikindi bikubwira ko hariho umuntu wawe wa bugufi wizeraga, urimo ugutega ikintu kitari cyiza namba, ashaka kuzagwa mu mutego yagutetse. Anyumva neza? Umuntu wa hafi wizeraga, w'inshuti yawe wizeraga cyane, arimo gutega umutego, agucukurira umwobo kugira ngo uzagwe mu kintu utazi icyo ari cyo. Kuroturira birakanyagwa pe, ndumva atari byiza. Kandi abahari rwose no kuvuga ngo hariho umuntu wawe wa bugufi wa hafi wizeraga, urimo gupangira ikintu kitari cyiza, kizakugwishamo, abyita kugutamo, ku buryo uburi bisobanura avuga ati ariko rero niba kanaka tuzi n'ubushuti bwe. Ariko rero buriya mushumba nk'uko wari ubivuze, ikintu cyajemo inshuti biragoye kukigobotora, kabone n'ubwo cyaba ari ikinyoma. Urakoze cyane. Biragoye, birashoboka ariko biragoye. Niyo arimo gutegurira ikintu uvuga ati ariko rero kereka kwa kundi ubiro tugahita usenga kugira ngo najyayo bazasenya imigambi yiwe. Nibyo nagira ngo nze kutuze gusorezaho. Ariko abagutegurira ikintu kibi kitari cyiza kugira ngo uzasebera imbere y'abantu, baravuga ati ariko ibyo byose ibintu byavuzwe na nta bibazi kuri Jerry ntawabihakana. Barakorana, baraziranye, ntago yamubeshyera. So rero kubona uwo muntu ari imbere yawe, faire attention, nuko umuntu wa bugufi bwawe twabonye kamarira ni inner spirit speaks, ni uburyo bw'amarangamutima n'imvugo umuntu atabasha gusohora akayivugisha amarira. Nuvuga ngo abarimo ategura apuraninga bati oya ibintu Jerry yavuze kuri nta bibazi, bakabate urwego babanyemo, uyu muntu ashobora kuba ari very dangerous. Ntabwo umwe yabeshyera uyu muntu tumwitondere, kuko nawe rero nta kibigura ati se muraherukana nakanaka, iyi turaherukana uyu munsi mwari kumwe twanavuganye, ati ntiwumva umva se ko bari kumwe, urumva yamubeshyera mubeshya. Rero bari kumwe biriya bintari akakwangiza, akagutesha agaciro, ugashiduka utakaje ikintu gikomeye. Umutego watawemo n'inshuti ushobora kuwigobotora ntukwice, ariko wagushegeshe, wakugeza igisenzegeri. Ubundi kugira ngo utagwa mu mutego washyizwemo n'inshuti, ubibanza mbere. Gute? Mbikubwire se ni filozofi ikomeye ariko umuntu yakumva, kandi tubivuga buri munsi, bakunde bose ariko ntugire uwo wizera. Ibyo biroroshye. No kuvuga ngo mbere yuko ugwamo ugomba kwirezerva. Ubundi kugira inshuti ntabwo umeze nk'inzirangaye, ugomba kugira utwumba twawubikamo utundi tuntu. Ikindi byerekana ko hari ikindi cyangwa hari umuntu undi cyangwa abandi bantu bagiye kukongerera umubabaro kuruto wari ufite. Kukuduburira. Abati turamuduburira, turamukubira
njya no bajyaje mu gushanga iriya modoka irakubiye umuntu aguha agahinda gakubiye kabisa kandi wa wundi wizeye washyize hafi yawe niho gukubira agahinda agahinda gakubiye yagukubiye ibyiza akagukubira ku agahinda gakubira kumva ariko akagukubira agahinda akadakubiye ni icyago ngayibaza gakubiye urabyumva ariko ndabyumva reka twihanganisha abantu bahuye n'agahinda gakubiye n'izo nshuti zabateje agahinda gakubiye Imana ibagenderere kubera kuba waramwizeye bamuhaye byose umubwira byose ukabisanga ku muhanda ukabisanga mu nzira ukabisanga kuri poste akaguha agahinda gakubiye kabisa n'uvuga ngo hari umuntu ufite gahunda wo kongera umubabaro sora mu gihe uri muri oturira mu ijoro nyaboneka byuko usenge kandi iyo urose urizwa n'ikintu cy'ingenzi mu buzima bwawe menya ko umwanzi agiye kuguteza wanyumvise kuroturizwa n'ikintu cyari ingenzi cy'ingenzi mu buzima bwawe wacungaga na cyenda wakibuze menya ngo Satani agiye gukora ibintu bibiri icyambere fanza ni bitatu isoni kuguteza isoni ikimwaro n'igisuzuguriro biragendanye ariko bigiye buri kose gafite umwihariko wako kabasobanurira bakumve fasha webwo bakumvise kundusha no kuvuga ngo kuguteza isoni ufite reka tubyita ipfunwe ubundi ni ipfunwe mu yandi magambo guhora ni ipfunwe kaburi hantu ntujye mu bandi ntube wahinguka aho abandi bari ntube nyine ugashaka guhora wihishe ya magambo wumvise kabiri haba gutera igisuzuguriro no kubona nkaho uri umuntu nofu udafite agaciro imbere y'abantu bakubona nkaho ni hahandi wajya no mu nta soni ufite uri mu bandi wahageze ariko nta jambo hawe utanahari nta gaciro hawe exactly udahari ntacyo bivuze uhari ntacyo bo barakubona nkaho uri useless cya gatatu twabonye ni kumwara harimo bakubonye baguhaye ijambo ari umuntu avuga ati aha arahari reka muhe ijambo tumumwaza imbere y'abandi yego iyo uri murizwa n'ikintu cy'agaciro mu buzima bwawe nuko ugiye gukorwa n'isoni ibyo Zaburi yaravuze ngo Uwiteka sinzakorwe n'isoni yego ngo umbere ubwishingikirizo Zaburi 19:126 ngo umbere ubwishingikirizo nk'uko ijambo ryawe ryansezeranije kugira ngo ntazakorwa n'isoni nibyo nari niringiye isoni ni ikintu wari utegereje ukakibura ikimwaro kiva ku bandi bantu bakumwaza bitewe n'icyo bari kureba none igisuzuguriro ushobora no kuba utunze n'amamodoka n'amazi ariko ugakunda abantu ukabafasha ukabona bosha ntibakwiyumvira ntibakwitayeho ntibanakubona cyane nk'abagabo n'abagore baturugo barabyumva ugakora uko ushoboye ngo unezeze umugabo agahora kubona yuko uri urutwa n'umukozi wo mu rugo mbe ukabona ufite igisuzuguro kiri hejuru ngira ngo ibyo wabyumvise nabyumva cyane ikindi kiba kikubwira ko uhagaze mu manegeka uri muri risike yo gutsindwa n'agahinda gakabije ndetse na depression iyo uri muri oturizwa n'ikintu wakundaga nuvuga ngo uhagaze muri position uri muri risike uri ku manegeka rwa rukundo ruri ku manegeka amafaranga ari ku manegeka mbega muri make ntabwo uri ahantu uri comfortable uri mu manegeka mu buryo bukomeye kandi kugiye gutsindwa agahinda gakabije ndetse na depression digere depression iki depression se bariyanda ihungabana bitekerezo iki kintu rero harimo n'abantu bakoresha iryo jambo ariko batari batirize mu kinyarwanda nihungabana bitekerezo umuntu akavuga ariko ukabona nyine n'ibyo avuze ukabona kurwara akanarimba akagira gute ukabona ko harimo ikintu wari wabona umuntu w'imyaka 30 avuga ibintu by'umuntu w'imyaka 10 bibaho irya ntago ari depression n'uburwayi so kudeprima rero hanyuma so w'imyaka 10 yavuze ibintu by'abantu b'imyaka amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yarapfidye bagiye kumutwarira abana aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa
aramubwira ati bagiye kuntwarira abana mbigenze gute. Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utire ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero hafi ubusobanuro amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita ibisuzuguye nibyo Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. 30. ufite ubwenge utireba ntabwo abo rero bari ubwenge. Niki? Hari ikindi kintu twavuga twitonze. Yes, Tuvugira ihungabana bitekerezo. Agahinda gakabije kazabyara depression. Ya depression uzumva kubaho nta meaning bifite. Vuga utari ku bundi harabura ikintu Imana yice n'itahire. So iyo rosura no gutsindwa ukazagira ndakabije na depression. Rero tinya. Ugomba gutinya kuko ushobora no gutakaza akazi. Abyumva muri za nzozi? Gutakaza akazi, gutakaza urugo rwawe, umuryango gasenyuka, gutakaza amafaranga wari utunze mu buzima, kuba waburinze kajya muri cyamunara, umuryango n'inshuti, abana bakwe n'abantu bose, ukabona abantu bagushizeho ugasanga uri umuntu umwe. Uri nyakamwe. Kandi this fite bene wanyu. Urakabanya kamwe ukabura abantu. Kandi bafite witwa ko bafite. Subiremo. Kurota urizwa n'ikintu gikomeye. Cy'ingenzi mu buzima bwawe. Ni ikimenyetso cyerekana ko ugiye gukorwa n'isoni, kumwara no gusuzugurwa. Kandi kuhagaze mu manegeka, agahinda kazagufata ukanatsindwa ukagira n'iryo hungabana bitekerezo. Aribyo bise depression. Ikindi nuko ushobora gutakaza ibintu byinshi birimo akazi, biri nk'amafaranga cyangwa ubutunzi, biri mu rugo, inzu wubatse bikugoye ukajya mu ideni ngo ugasanga cyamunariraje cyangwa bakayisenya nta cyangombwa, bikakugora ibyo bintu byose ukaba wagowe no gutakaza umuryango n'inshuti, no kuba abana bakuvaho batura mu byeyi nazi kurera, abana baramunaniye, umugabo akagenda, umugore akagenda, sobukwe ugasigara umva isi yaragusize, noneho n'abarokore mwasenganaga bakagenda, nabo mwuzuraga bakagenda, telefone bakayiburuka, mbega ukasanga uri wenyine. Hariho uwo mu muryango wawe tujye hafi kuba tuganire. Ikindi cyerekana ko hariho umuntu wo mu muryango wawe uri hafi gupfa nayo wakundaga. Kubona umwana cyangwa abana barira, ushobora kubura umwana cyangwa abana bawe. Iyo ubonye umwana arira mu rugo cyangwa abana barira, aho ni mu nzozi. Ni mu nzozi. Umwanzi agiye kukurwanya no gusenya hazaza hawe ndetse no guhagarika ubuzima bwawe, ku buryo wagombye gushaka umukozi w'Imana akagusengera. Iyo ubonye umubyeyi ari marira, bishobora yuko ari ibimenyetso cyerekana ko ugiye gutakaza amahirwe akomeye ku buzima bwawe bw'igihe cyose, kandi ugasanga urahombye. Rero n'icyo wakora iyo uroturira? N'iki wakora? Biravuze ngo amarira yanjye yose Uwiteka yashyize mu icupa. Yego. Aha hamwe imbaraga zo gusenga. Ugomba gushaka amasengesho nibura y'iminsi 3. Kuko kuroturira ni ikimenyetso kidafite meaning namba y'ikintu cyiza. Kandi twabonye ko buri gihe hari nk'ibintu bikomeye mu buzima. Yego. Ni imvugo. Rero imvugo y'Imana muri wowe ugomba kuyigiha ugasenga, ukegera Imana, cyane cyane abona abana barira bawe ko abona gusobanuriye, shaka umukozi w'Imana basengere, kuko destination yabo ntabwo ari nziza yufite babana. Ikindi kwakurira twabonye uzatakaza umuryango, utakaza abantu, ariko bikozwe no mwuka w'ubugambanyi.
y'abantu bakuri hafi yaba kuri hafi utamenya. Rero ni byiza ko umuntu urota gutya akwiye gusenga akegera Imana niba akora iminsi 3 y'amasengesho nubwo yakwiriza ku manywa cyakakinda ntarye nijoro, ariko cyane cyane akihata gusenga mu masaha y'ijoro kugera mu gitondo. Yego, ibyo nibyo nagira ngo nkubaze wenda tugana ku musozo, kuko watubwiye ko inzozi ari imvugo y'Imana kandi iyo mvugo ari kode buri muntu wese atabasha guhishurirwa, ariko twagize amahirwe turagufite ubasha kuduha icyerekezo. Umuntu ushobora kuba yarotaga izi nzozi amaze kumva icyo bisobanura, nyine twagira ngo twumve icyo twakora, cyane cyane ko biba byagaragaye. Ese birashoboka ko wasenga bikavaho ibyo bintu wabonye? Bivaho rwose, ahubwo dore amabanga 3 ngiye kubabwira. Yego. Ibanga rya mbere uri muroturira kandi ukabona uwo warotaga muregeranye, si byiza kuvuga ngo narose gutya. Bisengere silently, bucece bwawe. Hari abantu bagira ingeso ati nkuroto ryo umubere maso usenge kandi urebe buri bimenyetso, wirinde cyane cyane umuntu kubaza uri he, wariye, wanyoye, ko ntaguheruka, amakuru k'akazi karabonetse, ese ko kidisigiye warongorewe nturatwita, ese wa mugabo yaragarutse no se yahinduye amasaha ya ninjoro nta asiga atakare, se kutakivuga yarakuziritse, mbega ugasanga barashaka kumenya amakuru yawe, se ya kontra y'akazi, kandi warebe ugasanga ntaga bikubazanya. Bundi turi hafi gusoza, nagira ngo mbwire uno muntu, niba marira ari imvugo y'umuntu ikomoka mu marangamutima imbere, ni nako Imana yakuvugisha imbere mu mutima wawe. Niba wumva umutima ukubujije kubwira umuntu ikintu, nyamanza cece kubyihorere, uvugane n'Imana. Speak to me God, vugana nanjye Mana. None ikaguhishurira, ukamenya bwa buryo, ukamenya yanzira, cyane ko bene inzozi z'amarira ntizitana no kurota inzoka, biragendana. No kurota inzoka y'icyatsi kibisi ahigaragaza uburyo yajya no bucako. Ibintu twigeze kubivuga no kurota inyamaswa. Iyo ni umwuka wa spying, ni umwuka wo kunekwa, ibintu bikugenda mubabaro n'amarira n'agahinda gakomeye. Ibyo ugomba kubyitondera. Si byiza ko inzozi zose uzibwira umuntu wese wabonye. Ceceka byihore. Ushobora no kuba uguhemukira. Mu kiganiro twakoze ku wa mbere, hari umuntu uri muri South Africa yamagara ambwira ati ibyo bintu wavuze ko mbibona ku mugabo wanjye mbigenze gute. Namubwiye turaza kuganira. Kuri maganira. Muri abantu 6 umuntu agomba kwirinda. Ariko ntabwo ari bumwirukane uko ni se w'abana. Ako icyo kuko ntacuri bukora. Ndakora iki? Bakuzi ko ntigeze mbitekerezaho. Ubu nibwo mbitekerejeho. Hije bimenyetso 6 mana yanjye ndibero kubaza. Cyangwa umugore wawe cyangwa mushiki wawe cyangwa umuvandimwe uramwitwaraho gute? Icyo uri bukora uraceceka, warangiza uti ibyo nakoze narabikoze, reka focusinga hazaza hanje. Niba nguhaye amafaranga 1 day 2 days imyaka 2 yahombye nzabona nta mpamvu ngo gutaha amafaranga, nzakora imishinga izagufasha washaje. Unyemerere iki kiganiro tuzakigaruke part 2 kuko hari ibibazo mpise nshaka ko abantu banasobanukira. Urakoze cyane, tuzabikora. Twari ku nzozi. Imana ibahumuje. Data wa twese uhoraho, Mana y'amahoro, niwe mushobora byose, niwe mutanga bugingo, ukora byose, uri umunyembaraga, uri umunyabushobozi. Rero fasha buri muntu wese ubarizwaga n'aya marira ntabimenye, ndetse mwami n'uhoraga kandi ntabisobanukirwe. Ndasabye ko databuje umufashe umushoboze, nutabirota ari kuri mu byibonaho nabo murengere bwa Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Je rutarafunguza neza ko hari nutabirota ariko arimo yibonaho ibimenyetso twavuze. Yego, nawe ahanye n'uwo n'ugatabirose, ariko bituvuza mwarabyibonaho, kugwa mu mitego y'abantu, guhora yisobanura, guhora ashinjwa ibintu, guhora amubeshyera ibintu. Uyu nawe n'ugatabirose, ariko ibimenyetso arabifite. Nahamagare bamusengera Imana, yegera umushumba we, undi yumva yizeye amusengere bikurwa. Ni byiza cyane, urakoze. Amen.